ariko nizihirwanira udutoya iyo harimo uduhitwa. Wowe ufite amatungo yawe yaragwingiye, ufite amatungo ukabona ahora hitwa, umenya ibanga wakoresha kugira ngo ibiro byiyongere bidasanzwe, ni karibu tera agatebe kwa Cyomoro VT TV maze tubane kuri ubu bwenge budasanzwe. Muraho neza, murakomeye bakunzi ba Cyomoro VT TV, bakunzi beza, amahoro y'Imana nabane namwe, turabakunda cyane. Mumeze mute aho muherereye? Ndabwira wowe wumva uri mu bihe bitakunejeje, uhumure mu ijuru hari Imana iginyuranye ibihe igahindura ibihe. Amen. So ndabwira wowe umerewe neza, komeza wibuke gushimira Imana kugira ngo ibyo byiza ubihorane, kandi mu gihe ugiri ubuntu bwo kubona ibyishimo bikoresha bigihari, kuko uyu munsi ushobora kuba wishimye ukababara, ejo waba ubabaye ejo ukishima. Ibihe birahindagurika. So rero natwe turashima Imana kuba tubafite, ni ibintu byiza, ni ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Dushimira Imana kubona abantu nkamwe mudukunda, mudukurikira. Ni ukuri Imana ntikajye ibatererana, aho muyikeneye hose mujye muyibona. Amen. So rero bakunzi bacu, ndabashimiye ko video yatambutse ejo mwayikurikiranye, kandi nkabona ko mwagize ubushake. Burya umunyeshuri kugira ngo umenye ko akeneye gufata cyangwa yafashe, nuko agira ibitekerezo atanga, akagira inama akugira. So rero ni ibintu by'igiciro cyane. So rero bakunzi bacu, abatarayibona mwakanda kuri Cyomoro VT TV mukareba izindi video zigiye zitandukanye, uko watangira umushinga w'ubworozi bugiye butandukanye. We gusa kanda subscribe kuri Cyomoro VT TV, nurangiza ukande like, comment, nurangiza ahantu handitse share. Nshuti yanjye, niba unkunda ukankundira n'ibyo nguha, unkorera share, haba ku WhatsApp group mubamo, haba mu nshuti zanyu, haba ku mafibi, haba mbega social media mukoreraho zose, mukore share kugira ngo turusheho kwaguka nka Cyomoro VT TV. Natwe turusheho gukomeza kubashakira ibintu by'ingenzi bibakura mu bukene bikabashyitsa mu bukene, mbega ibintu bituma murushaho kugenda muzamuka. So rero bakunzi bacu, ntakomeje nizimba mu magambo, uyu munsi mbazaniye agashya kwa Cyomoro, naho dushya gusa. Uyu munsi ngiye kubabwira umumaro w'amababi y'amapapayi. Hari ukuntu worora umumaro w'amababi y'amapapayi ku bworozi bw'ingurube, ko ubw'inkoko narabiberetse, narabibigishije, murabyibuka neza. So rero bakunzi banjye, hari ukuntu worora ingurube sibyo, zikabyibuha pe, ukabona zifite inyama nyinshi, ariko washyira ku munzani ugasanga inyama igaragaza ifite nta hantu ihuriye n'ibiri ifite. Ugasanga inyama ni nyinshi ariko ibirari bikeya. Ibyo bintu bikunze kubaho ku borozi basanzwe baba mu bworozi bw'ingurube, cyangwa se n'ababigiyemo vuba, n'abagiye kubitangira mubashe gusobanukirwa ibyo bintu yuko ari ibintu bibaho cyane. So rero bakunzi bacu, ndagira ngo mbere na mbere ubashe kubanza kumenya, hari ibintu mutazi. Hari ibiryo ugomba kugaburira ingurube bikaba byatuma ingurube ibyibuha vuba, kandi na wa mubyibuho ukajyana n'ibiri ifite, ikaremera sibyo, ikaremera. Ariko hari ukuntu wishimira kugaburika n'ikirabyibushye gusa, ariko ntutekereze ku biro, kandi ibiro nibyo bikwinjiriza amafaranga, sibyo bakunzi bacu. So kandi ikindi, hari ukuntu iba ifite noneho inyama nyinshi, ariko washyira mu kanwa ukumva ntabwo. Abantu bakunda kurya inyama nkanjye ahangaha, hari ukuntu ushobora gufata inyama z'ingurube ukarya, ugafata n'indi ukarya ukumva muri gu biratandukanye. Biterwa n'iki? Nabwo kugira ngo inyama iryohe nabwo biterwa n'ibyo wagabuye, sibyo nshuti zanjye. So rero uyu munsi ngiye kubereka akantu koroshye cyane, mbega mu buryo bwose bw'ubworozi bwawe, ugasanga uburyo bwose wororeyemo ingurube zawe bifite karite na kantite. Kandi mujye mwishimira kugira karite na kantite, ntukishimira kugira kantite idafite karite, kuko bituma nanone iyo byombi bifite bikuzanira abakiriya benshi cyane, sibyo. Ngiye mba ngerageza kubahereza ibintu byatuma byibuze
binakurura n'abantu. Ukora ibyo bintu nakwigishije, noneho abakiriya barushaho kugenda biyongera kuko hari umwihariko babonye iwawe, kuko hari ukuntu basanze inyama zawe ziryoha kurenza izo kwa runaka. So rero mu bworozi bwanyu mujye mugerageza mushyiremo akantu k'umwihariko bakunzi bacu beza. So mbere na mbere tugomba kumenya ngo ubundi ubworozi bw'ingurube ni iki. Ubworozi bw'ingurube n'ubworozi uba wahisemo bwaguteza imbere mu gihe gitoya cyane. Murabizi mpora mbibasobanurira. Rero ushaka gutera imbere, ushaka kwaguka vuba, jya mu bworozi bw'ingurube, ntabwo uzicuza. Amababi y'amapapayi agira uwuhe mumaro ku bworozi bw'ingurube? Ahangaho urasubizwa. Ikindi ushobora kwibaza ngo mbese ingurube zishobora kuba zarya amababi? Hari abantu benshi mutabizi. Rero niyo mpamvu mba nshaka ko nkomeza kugenda mbaho udushya dukorwa mu bworozi, kugira ngo nawe ubworozi bwawe haba mu kubikora physically, haba no gusarura, hose basange hari umwihariko mu bintu byawe, sibyo? So rero ndagira ngo mbere na mbere umenye amababi y'amapapayi ni ingenzi cyane, agira umumaro ukomeye cyane mu bworozi bw'ingurube. Si ibyo gusa kandi atuma ubuzima bw'ingurube burushaho kuramba. Icyambere rero, umumaro wa mbere mu bworozi bw'ingurube n'uyu nguyu, nuko ari natural deworming agents. Bishatse kuvuga ngo iyo tuvuze natural deworming, ni ukuvuga ngo ni uburyo karemano, ni uburyo buri naturere kingiramo ingurube zawe indwara z'inzoka. Kwa kundi mufata ibinini bya buri mezi, hari ababitanga buri mezi 2 binini by'inzoka, hari ababitanga buri nyuma y'amezi 3, hari n'ababitanga ngo buri kwezi, bitewe sadepa nuko wahisemo gukora ubworozi bwawe. Ariko ikiza buri nyuma y'amezi 3 hari abatanga iyo miti y'inzoka. Rero ukibaza ngo muri rwa rugendo guhera ku kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu nta miti y'inzoka, no, nunyuzamo ndakubwiye ngo iyo utanze aya mababi y'amapapayi, cyangwa se ushobora kubura ahantu kure, sibyo, ukabura ahantu kure y'umujyi, kure y'ahantu wagurira imiti, kure y'ahantu, mbega hari abantu batuye ahantu kure hashoboka ku buryo transport yaho ibigoranye. Bivuze ngo rero iyo ugabuye aya mababi y'amapapayi, ikintu cya mbere ubuzihaye urukingo rw'ubwoko butandukanye bw'inzoka zaterwa nazo. So ni ukuvuga ngo no mu gihe ingurube iri guhitwa, gerageza niba yaratangiye kumenya kurya, yihereza amababi y'amapapayi. Ushobora kwibaza ngo nzayihingano inganite. Njya mbona benshi mukunda kubyibaza, ibintu biri naturere. Sometime nawe unyuzamo ugakoresha ubwenge bwawe, ukakurikira amasomo nakwigishije, dore ugakoresha ubwenge bwawe ukareba ibikwiriye, ingano ikwiriye ukaba ariyo utanga. Ariko icyiza, ingurube imwe ku ngurube iri guhitwa ingurube imwe byibuze wayihereza amapapayi amababi 2, ka gati gafashe ku kibabi. Mu gitondo ukayiha amababi 2, saa sita ukayiha amababi 2, na nijoro ukayiha amababi 2, ukabikora iminsi 3. Yari yayindi iri guhitwa biri grave. Ariko iyo itari guhitwa biri grave, uyihereza mu gitondo na nimugoroba, ejo usanga byatunganye yakize. So rero umumaro wa kabiri nuko ari food supplement to pig. Bishatse kuvuga ngo ni mbega reba, hari ibiryo ubugaburiye ingurube, none hari ikiza gituma yandyo yitwa ko ari indyo yuzuye. Noneho aya mababi y'amapapayi aza yuzuza indyo yuzuye, mbega aza afata rya funguro ategura ingurube rikaba ifunguro ryuzuye. Nkuko umwana ashobora kurya ashobora kurya ibiryo bitandukanye wamuteguriye by'uwo munsi, ariko warangiza ugasanga hari icyo akeneye, sibyo? Ugasanga uwo mwana
Jose nkora iyo ndobora sunika urwo rugira ufate ugasanga uwo mwana muri bya biryariye ukeneye yuko namara kurya bumuhereze urubuto urwo ari rwo rwose. Imbuto murazizi ushobora kumuhitunda cyangwa imineke bitewe kigeni ubukozi icyo twita food supplement. Rero kugira ngo ingurube yawe umenye ko wayihaye indyo yuzuye nuko haba ukora n'umwihariko ugashyamo no kwibabi by'ipapayi. Si ibyo gusa kandi no kuvuga ngo ushobora kwibaza ikibazo ngo mbese ingurube zishobora kuba zarya amababi y'amapapayi? Zirabishobora. Ese zirabikunze? Icyo cyose ugomba kukibaza. Ariko umuhumuro uba mu mababi y'amapapayi ukunze gukurira ingurube cyane. Yes, ingurube zirayarya. Icyo kibazo kanyigusubize noneho niturangiza umubwire impamvu yabyo. So no kuvuga ngo ingurube zikunda kurya amababi y'amapapayi nuko hari izibura amahirwe yo kugira ute yo kuba zayabona ngo ziyarye. Gusa nanone nubwo ziyakunda ntabwo watwarwa n'urukundo ziyafitiye ngo uzihereze. Ugomba gukora ibintu twavuga nka formule, sibyo? Ukambikora ari nk'ibintu biteguwe atari kugabura. Ntabwo yagabura mu kavuyo, umibwe ko arimo umuti. Wiha intego mu cyumweru uvuge ngo ingurube yanjye nzayihamo amapapayi inshuro 2 zonyine, iminsi 2 yonyine. Ukaba wavuga urugero kuwa mbere ndaziha amapapayi ngende ku cya gipimo nakubwiye, kuwa gatatu, kuwa mbere no kuwa gatandatu ukaziyahereza. Ukabona ko uzihereje amapapayi yagize ate kandi ukayihereza inshuro 1 yonyine. Ndavuga ku ngurube itarwaye. So rero biba byiza yuko wayahinga nkuko wahinga ubundi bwatsi bwarwo bwose bakunzi banjye, kuko ni umumaro ukomeye. Ikindi kintu ugomba kumenya, aya mababi y'amapapayi atera courage ingurube, cyangwa se kuyagabura ingurube zirushaho kwizihirwa, ziranezerwa, zigahorana morale muri zo. Ingurube yaryamo ikaruhuka neza, nta stress, kuko iba yagowe neza, sibyo? Rero nuvuga ngo hari n'ibiryo umuntu arya urugero kumva uri kugenda ugubwa neza, like njye ngiyo ndi kurya ikigori kwa kundi mba gihekenya mba numva stress mu mutwe zigenda zishira, cyangwa utunyobwa. Rero ukumva ufite ibintu by'ibineza neza mu mubiri cyangwa mu mutwe wawe. Rero n'ingurube yabonye kuri aya mapapayi igira courage, igira imbaraga, igira morale. Ni ukuvuga ngo gukura kwayo birihuta cyane, birihuta. Ukuyagabura ukugenda urushaho kugubwa neza, niko irushaho kugenda ikura neza. Kandi ikindi kukugabura bitanga igisubizo cyiza cyane, bitanga ibisubizo byiza ku ngurube yanariye aya mapapayi. Ntabwo igira irwaragurika bya hato na hato, ntibishoboka. Rero ntabwo byabaho. Noneho si ibyo gusa, ushobora guhita wibaza ngo se ni gute ingurube zariye amapapayi zishobora gukura vuba vuba, sibyo? Icyo cyose ushobora kukibaza. Ariko mbere y'uko ukibaza, reka nkubwire ibi ngibi. Wowe jya ukurikirana amasomo nagiye nkwigisha, ndabizi neza ntabwo uzicuza. Ibintu nkwigisha ni ibintu nanjye mba narakoreye ubushakashatsi kandi ngasanga ni ibintu bijya cyane. Rero ushobora guhita wibaza ngo ni gute nagaburira aya mapapayi ingurube zanjye? Biterwa rero n'icyo ufite. Ubaye bibaye byiza ufite soya, ifu ya soya, ukaba unafite ifu ya soya, ukaba ufite ifu y'ibigori, uhita ufata ya mababi yawe y'amapapayi, warangiza ukaba wayasekura, ukayasekura neza. Iyo ukeneye ko ingurube zawe zikura vuba vuba, nayiyatumyeho murayabona amababi y'amapapayi dukoresha. Kandi ikindi ni ubwoko bw'amababi y'amapapayi ubwo ari bwo bwose, sibyo? Bigira umumaro umwe. Dore ngaya. Noneho ntabwo mubizi inshuti zanjye, iki kintu iki umusigati abantu ba kera murabizi ko twakundaga kwirira imisigati. Ni ukuvuga ngo iki gisigati
gikunda, mbega ingurube ziragikunda, kumva rero iri kugakocagura biba biryoshye kurushaho. So rero iyo ukeneye ko ingurube yawe ikura vuba kandi mu gihe gitoya, ufata aya mababi ukayasekura neza, wabanje kuyaronga, ukayasekura ukayanoza, wangiza ugafata ifu ya soya, ndetse n'ifu y'ibigori, ukabivangavanga neza, ukashyira mu kiraro ikabirya. Icyo gihe ingurube ikura vuba kandi mu gihe gitoya. Ikindi umenye ngo ubugaburiye ingurube zawe ibyo birimo fibre, sibyo? Kubera ko fibre zo zituma ingurube irushaho kugira imbaraga, uretse n'imbaraga kandi n'igogora ryayo riroroha cyane. Igogora riroroha ry'ingurube, kwa kundi ubona zigira ibibazo namwe muri kubyumva. So si ibyo gusa kandi iba zabonye n'intungamubiri, ibonye n'intungamubiri zigiye zitandukanye. Ikindi kandi haba harimo icyo twita kalori, sibyo? Rero inshuti zanjye, ufite ukora ubworozi, ni byiza yuko mu bworozi bwawe byibuze hafi aho ugomba gutera iki giti, sibyo? Ugomba gutera iki giti, warangiza ukabaho wizeye ko amatungo yawe atekanye. So rero bakunzi bacu, ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje ibibabi by'amapapayi uba urimo no kuvura ingurube. Uko uzigaburira ujya umenya ngo hari indwara ndi kuzivura, sibyo? Tuvuge hari nk'umuti muzi witwa dexamethasone. Dexamethasone ujya gukora kimwe n'aya mapapayi, sibyo? Ako simbabwiye ngo mureke gukoresha imiti, oya, ndi kubabwira umumaro w'amapapayi, ku buryo nunayagabura uzamenya ngo icyo nkoze ni iki ngiki. So rero ni ukuvuga ngo ingurube zikura vuba mu gihe gitoya, kandi inyama zazo nshuti ziba ziryoshye. Ziba ziryoshye, nta bintu by'ibinure byinshi, wumva akanyama gafite reba ya oderi iba mu nyama z'ingurube, kuryo iyo ukubitanya no utwate ati yo ni ingurube kweli, ntabwo ushobora kubimenya. Wayibaza ukatereka hari ibitandukanye, warega aya mapapayi ibitandukanye, wumva ntushobora kumenya ngo ni ingurube babaze, ni inyama z'ingurube cyangwa ni inyama z'iki. Keretse ari nka veterineri uzi uko inyama z'ingurube ziba zimeze, ariko ari undi agendere ku muhumuro, ntabwo ashobora kumenya ibyo banga, ntabwo ashobora kumenya ibyo ari byo. So rero bakunzi bacu, bakunzi beza, ushobora kwibaza ngo ni gute bifata amezi angana iki kugira ngo ingurube zibe zikuze? Tuvuge wenda ushobora kwibaza ngo ese, ushobora kwibaza ngo mbese bizantwara igihe kingana iki ngabura iyi ngurube? Bizantwara igihe kingana iki kugira ngo ibikuze cyangwa ibigaragaje iki ibyo biro? Bakozi ba Cyomorovete TV, wowe wirambirwa, wowe icy'ingenzi nuko niba utangiye kugabura byibuze wenda uhereye ku byumweru 25 kugeza ku byumweru 28, ubwo icyo ni igikuriro cy'ingurube. Ingurube ifite guhera ku biro 25 kugeza kuri 28, urayigaburira gusa no munsi yawo. Ubundi aya mababi y'amapapayi ugomba gutangira kuyagabura ingurube igifite amezi 2 ibizi gukacanga. Rero biba byiza iyo uducagagwa cyangwa ukadusekura ukajya utuvanga mu biryo ubwana bugiye kurya, bitari buri munsi, nabasabye nayo babujije. So rero ni ukuvuga ngo wowe uzagabura aya mababi y'amapapayi hagati y'amezi 6 n'7. Kuri aya mezi 6 n'7 ibindi biba ari nka life sako, sibyo? Biba ari nka life sako ya marketing pig ugendeye kuri ibi byumweru. Noneho rero muri icyo gihe cy'aya mezi uzayagabura nshuti, ibiro biziyongera, zizakura vuba mu gihe gitoya, inyama zizaza zifite umwihariko. Kandi ni ukuri wowe tangira ukoresha ibanga,
mu bworozi bwawe ntuzicuza. Nibutsa abantu mwihaye ibintu byo gupinga ikintu, niba nta bushakashatsi wagikoreye urumva wiza gupinga jyewe amasomo nguhereza, wiza gupinga amasomo mpereza abakunzi ba Cyomoro VT TV, kuko iyi televiziyo ni yanjye, ngomba kuyitangaho amasomo yizewe meza, aho kugira ngo uce abandi intege. Uzafungure channel yawe ujye ugenda uvugurizeho ibyo ushaka, ariko njyewe abakunzi banjye mbahereza ibintu byizewe by'ingenzi byakorewe ubushakashatsi kandi nanjye nkoresha. Mujya mubona ubworozi bwanjye njya mbubereka ukuntu bumeze neza, sibyo? Rero wowe urinde uca abandi intege. Wowe rero niba utangiye ubworozi bw'ingurube, kora ibi bintu. I think that yuko uzagaruka kuvuga ngo nje kubashimira, sibyo? Rero bakunzi banjye, si byiza yuko nanone uko ugiye kugabura amapapayi buri munsi mu ifunguro rya munsi uhora ushyiramo amapapayi. Oya, ahubwo icyiza niba hari izo wabonaga ukeneye ko zikura mu gihe gito, bikore, ariko ntugahora uvangana ya mafuri munsi uko ugiye kugabura. Oya, ntago ari buri munsi. Nyuzamo niba wenda mu cyumweru niba nakubwiye ngo ugomba kwetangamo 2 cyangwa 3, nyuzamo niba arimo wavanze n'amafu, ubundi ushyira ingurube ihekeye, uyihereze yirire, uyimanyurireho igende yirira, ifiringa bya bintu byose nababwiye mu ntangira, sibyo? Rero nurangiza ugira ute witurize. Ushobora kwibaza ngo noneho bizafata igihe kingana iki kugira ngo ibiro bibe byiyongereye kugeza igeze mu ibagiro. Nababwiye ko hano bizafata hagati y'ibyumweru 22 na 26. Ubwo wahereye ku kigero runaka utangira ugabura aya mapapayi. Noneho iyo wenda ari nk'ingurube ushaka gushyira ku isoko vuba, ushaka kuvuga ati wenda mu cyumweru ndatangamo 3, ugavuga ku wa mbere, ku wa 3 no ku wa 6. Buri ngurube ukagena amababi 2 cyangwa 3 bitewe n'umusaruro ukeneye, ariko ukarinda kubikora buri munsi. Ni ukuvuga rero muri ibi byumweru ingurube yawe izabigereje ibiro ukeneye. Yewe niyo wagabura ibiryo by'inganda bimeze biti, yego zaba nini, ariko ntizagiye ibiro kurenza uko wagiye unyuzamo ugashyiramo n'aka kaboro. Aka ni shwagiri rero nk'uko njya mbibabwira. Nyuma y'ibyo byumweru uzajyana ingurube yawe mu ibagiro, uzumirwa. Uzarusezeye kuki? Ku bihombo. Kandi ikindi aka kantu mujya mubona hari ingurube zitagira discipline. Aho bushaka kuba ati veterineri w'ibintu bya discipline azanye mu ngurube ni ibice ateka ingurube zose tubizizi ko zisahinda, zigira amahane, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko no kwingurube yari y'amapapayi iragenda igasezera neza, igatuza, nta bintu bya twa. Rero mukunzi wanjye, niba ufite intego, niba waroroye ufite intego, kuko byaba bibabaje kubaho worora mu bworozi bwawe ariko ukaba udafite intego. Ni byiza rero yuko ugomba korora ufite intego zifatika, noneho warangiza ukajya ukora ibintu nakubwiye, kandi ugajya unyuzamo ugapima n'ibiri ukamenya ngo ese biri kwiyongera cyangwa biri kumanuka. Ndakubwiza ukuri, izi ngurube zariye ibi uzambwira. Kandi ikindi, ingurube zigira n'imbaraga, nta nubwo zishobora kurwara n'indwara z'ubuhumekero iyo ziri kurya, iyo wazihaye kuri bintu. Indwara z'ubuhumekero ntabwo zipfa kuzifata bya kenyege. Kandi ikindi, ntabwo ingurube zishobora kubona wenda zagize ibintu kugwingira, nta kugwingira, nta kuhitwa, nta igogora rigenda neza, bya bindi byose nababwiye. Rero mukunzi wanjye, niba ukeneye ko ingurube yawe iba hari ingurube y'inyabwenge,
uziko kuyigabura tuno tuntu nabyo uba urimo kuyongera n'ubwenge wari ubizi nabyo ntabwo wari ubizi ariko nabyo bimenye. So rero bakuzi banjye iri niryo banga nari mbazaniye uyu munsi. Tangira ubikurikirane ruzungu sibyo mutajye mubikurikirane ruzungu rwose ndabizi neza yuko mutazicuza. Rero amahoro y'Imana nabane namwe. Na ushobora wambaza ati ni gute nababwiye mbabwira ibyo wabigaburamo, so ushobora gutanga gutya kibabi ukazeza zikagenda zirira. Noneho hari n'ingo zazikundana n'uyu musigati ukajya uziza mu ngure zawe kuziba zifite amenyo akomeye, ukajya uzeza iki gisigati zikirira. Okay, zikirira warangiza ukituriza. Ubu rero nge iri ndagenda ndisekure kiremo n'agasoya impereze ibyana icukije vuba byumve yuko ibe konka bitari biryoshye kurenza ibi, sibyo? Ngiye kuzikundisha ubuzima bwo kubaho zitonka, nzikundisha ubuzima bwo kwirira ibi bintu. So bakunzi bacu rero nakagaruka, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabakunda cyane, ndakwinginze umva kanda subscribe, ntugende utabikoze, ntugende udakoze share, ndagusabye pe ntugende utabikoze. Kandi ndabibutsa mwebwe muba ngo mukeneye kuduhamagara ngo musure famu zacu, ni byiza, ariko umwanya wanjye ukunda kumbana mutoya. Gusa iyo mpari abantu barabizi ko nyambazana nkabigishiriza kuri famu, ibintu biba biryoshye cyane. So rero bakunzi bacu ndabashimiye, mbibutsa ngo niba ukeneye gutangira projet y'ubworozi, wowe mpamagara dutangirane, nkutangire projet guhera kuri 0 kugeza bizamutse. Projet yawe ujuza nawe utungurwe. Niba uri umuntu uba ufite akandi kazi, ushobora kuba uhugiye mu kandi kazi, ariko nshuti zanjye iranze mukore projet y'ubworozi nyitangire, ujye uva mu kazi nawe nk'abandi bakire. Unushaka kuze n'abakire bagenzi bawe baze mwicare kuri famu yawe ikiranye biryoshye, umva uzaba uri proud, sibyo? Ama projet ndayakora. So ikindi rero icyifuzo mwaba mufite mujye mwandika muri comment nta kibazo. Kandi mwabonye ko njya mbasubiza pe, njya mbasubiza abantu bambeshya ngo sinjya nditaba ubwo nta kwitabye mba ndi mu kazi, kuko sinakanga ko kwitaba ntakuzi oya, ahubwo abantu ntazi ebana nibo nitaba cyane kugira ngo numve abakeneye service mbafashe mbakemurire service zanyu. So rero bakuzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, mugiye weekend nziza. Ndabakunda, Imana ibishimire, Imana ibarinde amaso mabi, Imana ibarindire ubuzima n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Ciao ciao.